ndabirambiwe iyi nzara koko mana yanjye ariko kanjye kurara ya maniga yanjye nanjye ndabirambiwe kabisa umva nanjye ndabirambiwe si wote yaturutse yesha tuzo ndabizi ko ufite inzara inzara nye nindi uri kureba hano afite inzara no n'ubundi ko byose ari kimwe ko mufite inzara twariye twananyweye mureke kwijijisha ndabizi ko mugeze mu manegeka ma kashawana mureke mbabwire diri dukora muri aka kanya ahubwo kare kose si yuze uvuga utyo sha muhaguruke tugenda ahantu tugiye ni he ubundi akazi tugiyemo marakayo mvuye nakababwiye ntakaye katubwira impamvu kudukereza umuntu akeneye kurya ubundi murakeka ibintu nta kandi kazi ntako kwamara kwiba nyine narinzi ngo tujyanye mu rusengero wenda badusengere tubone ibyo kurya n'ibyo kunywa naho ni ibyo ngibyo man nese uyu muhanda si ucamo abantu benshi kwiba nyine Yesu uteka yuko siko nindi wena ngo tujyanye mu rusengero ngo tujye bajye kudusengera tubone amafaranga tubone n'ibyo kurya naho amafaranga utakoreye ibyo bintu ndikumva byaba uzi ko Imana iraza kagutura amafaranga imbere ya ngo nuko wasenze toka kure wanje nugukokora tubundi tugende tugenda ariko ubundi Yesu uzi ko iyo mivero yawe izajya miki Mana utanuka tugenda aya mutarwa n'amani tugenda yarayarira burinda bucya ariko myaka bigenza hano muri uyu muhanda nubwo ndi kubona amakano kameze nk'umuti bandangiye siko kaka hano mada uzi byabaye hariya haruguru hariya amarushanwa y'abantu bafite udukapu twiza cyane rwose tumaze gutya cyane bari kubahemba iki nitwo bari kwemera reka nambare ugasurere nitwo ariko se mana yanjye umwana wanjye ararwaye igikapu barangikinwaye ubu se ndabigenza nakundi ka ntahe ariko se umwana igikapu kindira gikura ikangerageza nde ubwo warunyuzeho utari kutureba koko sister ko ufite telefone nziza koko iyo telefone uzi koko mbandi tuyishize mu ibage byaba ari sawa ko yajya nubwo ahubwo umva bana uramutse ubonye ko yajyamo nawe aka gakapu wazakagura ukaza ukitwaza nkaho gukeye yameneka akangaka aho ntagiremo iki gikapu cyanyu se oya zana turebe ko yajyamo wenda nawe uzayigura shyiramo turebe kabisa iki ni tuyishyiremo turebe uzi ko yakura ariko mana telefone yanjye ayinyibye
bambwira ngo mbagereho mu kanya saa saba inzara yanyishe batanantegeye barumva ndabageraho saa saba nze nkwere Sister bitese. Amakuru. cyane ndabona mwagira agafoto keza kandi mwavamo n'abakiriya tu mumeze neza cyane mugera mbafotora mugera mbafotora ngiye ni igenge yanjye mana mutebuka badufotora urunguru ntago rujya kwifotora dutwikira wakintu ufate pose narangiye agafuka si keza wane walaye tu zera ko muranyishyura mbere muramangana kubasohorera amafoto atatu muramangana ayo uradusaba we nari ntacyo waye dukubita kandi aho dukubita kandi nanakubera n'umugabo ntari bibyavamo ayo garo ntacyo no kukubera umushyi oya ntabwo ari sister yera nimba fotora kandi ubwo mu mpera bitandatu tumeze gute ko mubishaka ko tubishaka gute ufate pose ngo muze tuwuzimire muze tuwuzimire katurebe igembo y'ikinyejana wa runo nakadanje kabisa ariko mu gihe hari ambafotora n'akandi mumeze nka gutyo uraje ko tabari sawa tubwira turabikora ufate pose mwegeranye se nta myanya irimo agira ureba inyuma mutica ifoto urashize none wasoje gufotora mana ubu se warangiye turebe gwa rukobwa n'urutubuzi we Yesu Kristo uze ukuntu se twakibye wa mugore wari umukiresha wa mukaritasi no biteye kandi wasari harimo n'amadolari iki nicyo cyari tuvuga ngo gikundwa tuba dufotore ese wamureze ko nkubwira ubundi ntango wari uzi ko ubundi ko mwamurangamiye ngo ni umukobwa mwiza ntango twese twebwe muri byo mwabasenze uyu ni umurezi ni mutuzi ayo data we twaruye ubu tubonye uturenze akamiti kwa jya bakwiye kwituma izuba barasa amafaranga gusa iki gifene nkagishyira hasi ra aha harimo ibyatsi